kugusura urabe unyamibwa ikiwe wamwiza uduteye irungu nyirawe yazana ninde mbaza nde biba bato wawe watetesheje wowe wasize iki beza nshuti zawe esta uzizizije iki be esti ibyo wabyibajije ute kubabaza abo mwabanye shenge ubazizije iki abarira mwihanagure mwicecekere murusheho kumusabira shenge azarwubake neza abarira mwihanagure mwicecekere murusheho kumusabira shenge azarwubake neza amata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha dore uduhaye umwaka nyamibwa we amata y'irungu wakuze uteteshwa n'abakubyaye ukundwa n'iridahemuka nyirawe yazana ninde mu rungano nyirawe yazana ninde ugukuye mu rungano urabihonya wibwa ikiwe uwamwiza uduteye irungu nyirawe yazana ninde ugukuye mu rungano nyirawe yazana ninde ugukuye mu rungano. Urakoze cyane murumuna wa Esther wari umuherekeje mwamubereye abavyeyi mu nshingano zitandukanye ariko kandi murabarenza mu mubera abavyeyi mu kumurera neza mu gukunda Imana no kwikorera mwarakoze cyane Imana ibaho umugisha. Hanyuma ndagira ngo nsabe famille ya Apostle Christophe Sebagabo banyemerera batera intambwe mwigire hafi umuryango mwiza muze dufate uyu mwanya tubashimire bavyeyi beza iteka dushimira Imana yabaduhaye nk'abavyeyi kandi namwe mugakora inshingano zanyu nk'uko zikwiriye ukuri kuhari zari inshingano zanyu kutuba hafi no kuturera no kudutoza umuco ariko gushima n'uburenganzira bwacu nk'abana nta na kimwe twavuze mu biganza byanyu mwarakoze Imana yo mwijuru baho mugisha utwari wagaragaje mu bihe byasaga naho biremereye mu bihe byasaga naho bimuremereye mu mutima ariko warahabaye nk'umuvyeyi twemerera uyambare tuzahora tuzirikana ubutwari wagaragaje kandi Imana yo mwijuru izakomeze iguha ubutwari uhabe ubintwari mu bihe byose. Hano hari inkoni y'ubutwari aragushimira cyane ati rero ubutwari bwawe bwagaragaye mu bihe bitandukanye Imana yo mwijuru iguha umugisha warakoze cyane. Hanyuma urakoze cyane muvandimwe ndagira ngo nsabe nanone famille Frederic ongera utere nk'ebyiri gusa zone hindukira turebe kwa rugorora hariya hirya ababyeyi beza wababonye
witegereje neza nureba neza urabonamo abambaye ibitambara abandi barabitaye ku bushake bwabo ariko ni ibihe niko bigenda nta kundi twabigenza. Muryango mwiza wa Rugorora ndagira ngo munyemerere dushimire uyu musore ko ageze kuri iyi ntambwe nziza ishimwa n'Imana igashimwa n'abantu kandi mwahiriwe kera mwibaruka imfura y'ikirenga murarira birabahira mutoza umuco birabakundira ukuri murabo gushimirwa ariko namwe mumushimire ko ateye intambwe nziza. Hanyuma hindukira turebe kwa Mugunga. Hanyuma nze kwakira barumuna be namwe muze tubone iyo foto rusange tubona kugana mu cyicaro natwe. Abavyeyi mwakoze cyane nibaza ko mugisha kuko niko bisanzwe iwacu. Hanyuma kubera ko hano ari hato abavyeyi ntimugende ndagira ngo tubanze twifotozanye nawe basaza be mubanze mu murekure ba nyirasenge baze muze mwifotozanye na Esther turabashimira cyane. Mama Esther wakagera mugenzi wawe hirya hariya kandi bakumbere n'igiseke. Reka foto ya mbere muyifotore. Urabona iburyo n'ibumoso ndetse n'imbere barahari uhereye kuri uwo muto. Ati rero nyemerera gusuhuze kandi gushimire kuri umujyanama mwiza wa Esther. Hanyuma uw'ibumoso nawe ati muvandimwe nagennye ubutumwa uza gusoma atunyemere rero mukugezeho. Uw'iburyo nawe ati ngubu bwawe kandi ndabashimira iteka uburyo mubana na mushiki wanyu. Igira ku ruhande unyemerere basaza be bamusezereho bagane mu cicaro basigire igitaramo tubane nabo. Basaza be mumusezere muje kwicara namwe mukurikirane uje mu gitaramo tubane. Ati mwana wa data tubifurije Bye. Ufite konti nziza ukwembesha tuzahora tugusura urabe unyamibwa ikiwe wamwiza uduteye irungu nyirawe yazana ninde. Bifotozanya nawe ndabizi neza yuko imwe mu mpano yari yabateguriye harimo n'ifoto kugira ngo muze kubona icyo postinga ku mugoroba ubwo muze kubishira kuri status nyine mwifotoze nyine nkabaza kuzishira ahantu mu mwegere kandi abashimira cyane ubwitange n'umurava ko mwabanye nawe kuva batangira gutegura uyu munsi kandi mwamubaye hafi nk'abavandimwe nk'inshuti ngira ngo rero umugisha kuko niko bisanzwe iwacu. Hanyuma kubera ko hano ari hato abavyeyi ntimugende ndagira ngo tubanze twifotozanye nawe basaza be mubanze mu murekure ba nyirasenge baze muze mwifotozanye na Esther mwamubereye abavyeyi mu nshingano zitandukanye ariko kandi murabarenza mu mubera abavyeyi mu kumurera neza mu gukunda Imana no kwikorera. Mwarakoze cyane Imana ibaho umugisha.
hanyuma ndagira ngo nsabe famiye ya Apostle Christophe Sebagabo banyemerere batera intambwe mwigire hafi umuryango mwiza muze dufate uyu mwanya tubashimire babyeyi beza iteka dushimira Imana yabaduhaye nk'ababyeyi kandi namwe mugakora inshingano zanyu nk'uko zikwiriye ukuri kuhari zari inshingano zanyu kutuba hafi no kuturera no kudutoza umuco ariko gushima n'uburenganzira bwacu nk'abana nta na kimwe twavuze mu biganza byanyu mwarakoze Imana yo mwijuru baho mugisha utwari wagaragaje mu bihe byasaga naho biremereye mu bihe byasaga naho bimuremereye mu mutima ariko warahabaye nk'umubyeyi twemerera uyambare tuzahora tuzirikana ubutwari wagaragaje kandi Imana yo mwijuru izakomeze iguha ubutwari uhabe ubintwari mu bihe byose hano hari inkoni y'ubutwari aragushimira cyane ati rero ubutwari bwawe bwagaragaye mu bihe bitandukanye Imana yo mwijuru iguha umugisha warakoze cyane hanyuma urakoze cyane muvandimwe ndagira ngo nsabe nanone famiye ya Professor Bishop Masengo Fidel banyemerera kaza umuryango